Pawulo avuga ngo fata inyigisho nzima zibasha gukuza umuntu kugira ngo umuntu w'Imana agere ku rugero rushitse rwo gukora imirimo myiza kuko wigishije wa muntu. Ijambo ry'Imana rirongera avuga ngo rya jambo rigere ku rugero rwo kumwemeza icyaha. Hariya muri Yohana ibice 16 umurongo waho wa 7 n'uwa 8. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Mbere rero ibyanditswe byera niki? Ingingo ya 2 inkomoko y'izina Bibiliya. Ingingo ya 3 twaganire ku mateka ibyanditswe byera. Ingingo ya 4 turakurikizaho bifite mu maroki. Mu byanditswe byera bifite mu maroki, iyo ni ingingo ya 4. Muri Timoteyo ya 2 ibice byaho ni 3 umurongo waho 16 haratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Tugiye kwasoma Timoteyo ya 2 ibice 3 umurongo waho nuwa ibice 3 umurongo wa 16 mvuga avuga. Haratubwira hati 16 ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Hariya ni ibintu bine bikomeye by'ingenzi biboneka mu byanditswe byera ku kamaro, kuko hari ijambo ry'Imana ku murongo wa 17 Timoteyo ya 2 ibice 3 16 ku wa 17 aravuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana agere ku rugero rushitse rwo gukora imirimo myiza, bisobanura ngo ibyanditswe byera bibereyeho icyambere kwigisha umuntu. Kwigisha umuntu akamenya bigatandukana no muri hose ya ibice bin'umurongo waho wa 6 avuga ngo ubwoko bwanje bigiye kurimbuka bitewe no kutagira ubwenge. N'ubwenge bw'ibyanditswe byera bimenyesha umuntu Imana. Kwigisha umuntu hariya muri Tito naho babikomojeho bavuga ko abantu benshi baretse kwigisha, ahubwo baja mu muhango wo gutera waraza. Ibice 2 umurongo waho n'uwa 7 haravuga ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu igisha ryawe ugaragaze uko uboneye udapfa gutera waraza. Gutera waraza mu nyigisho babashatse kuvuga ahangaha ukwiriye kwigisha ibyanditswe byera bivuye ku nyigisho shingiro bibasha gukuza abantu, atari ugutera waraza. Gutera waraza mu itorero ni nko kuvuga ngo buri wese nakore mu ntoke za mugenzi we amubwire ngo uyu munsi turahembuka. Buri wese natere haleluya 6 z'amavuta. Ibyo ni ugutera waraza. Pawulo avuga ngo fata inyigisho nzima zibasha gukuza umuntu kugira ngo umuntu w'Imana agere ku rugero rushitse rwo gukora imirimo myiza kuko wigishije wa muntu. Ijambo ry'Imana rirongera avuga ngo rya jambo rigere ku rugero rwo kumwemeza icyaha. Hariya muri Yohana ibice 16 umurongo waho wa 7 n'uwa 8 na 16 umurongo waho n'uwa 7 n'uwa 8 twumva uko atubwira. Haravuga hati umurongo wa 7 ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ku murongo wa 8 niho hari ingenzi avuga ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi abemeza ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ruvuga ngo kwemeza icyaha. Ijambo ry'Imana rero ribereyeho kwemeza umuntu icyaha, niko kamaro ka 2. Ukigisha ijambo ry'Imana atari mu ntego yo kwiyamamaza, ahubwo mu ntego yo kwigisha abantu kugira ngo bamenye icyaha. Ijambo ry'Imana ribamenyeshe icyaha niki kugira ngo babashe kukivaho.
nizo mpamvu no mu isezerano rya kera bihanangirizaga abisirayeli ariya mu gutegeka kwa kabiri ibice ni 6 umurongo wa 6 haratubwira hati gutegeka kwa kabiri 6:6 aravuga ngo aya magambo ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, uje ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, uje uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse, uyahambire ku kuboko kwawe, akubere ikimenyetso, uyashire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo inzu yawe no ku byuga yawe. Bisobanura ngo ijambo ry'Imana urikosoze, sabo wabyaye gusa, ahubwo ni ryo kwigisha abantu kugira ngo bemere icyaha. Ntabwo ari ubuhanga bwo kwemeza abantu, ariko ijambo ry'Imana ry'imbaraga rivuye ku nyigisho nzima. Niryo jambo rikwiriye kubwirwa abakristo kugira ngo bemere icyaha. Abapagani bemere icyaha bihane, abakristo nabo bihanye bakure bagere kuri rwa rugero rushitse twavuze rwo kugira ngo babashe gukora imirimo myiza. Icya gatatu ni ukumutunganya. Aho turi ku ngingo ya 4 ibyanditswe byera, gutunganya umuntu. Niba umuntu agenda ahuzagurika mu byo yahawe, ijambo ry'Imana ribereho kumwibutsa no kumutunganya, nkuko byanditswe mu byanditswe byera ngo ijambo ry'Imana ryigisha umuntu, rimwemeza icyaha kandi rimutunganye, nuvuga ngo rimukure mu kujarajara. Iyo umuntu atarakura mu ijambo ry'Imana aba akijarajara, aba kimeze nka wa undi bavugaga usa n'uwo kuramizwa amata, ariko ijambo ry'Imana riramukuza rikamugeza ku rugero rushitskomeye, wa muntu w'Imana agakura agakora imirimo myiza y'Imana ishaka. Ikindi cya 4 cyo kugira ngo cyakamaro cy'ibyanditswe byera ni ukumuhanira gukiranuka. Vango nk'uko ijambo ry'Imana vango uhane, uhugure, uteshe, ijambo ry'Imana naryo rihanira gukiranuka. Vango riraza rikakuyobora umuntu wari ugishidikanya mu nzira ze yayobotse, rikamuhanira gukiranuka, akazagera kuri rwa rugero rushitse kuko yabonye ikintu kimuyobora kimukebura. Ijambo ry'Imana ribeho no gukebura. Abakristo ro bumvise ijambo ry'Imana rishingiye ku mwimerere bw'inyigisho nzima arizo doctrine, barakeburana, barayoborana, na nizo mpamvu barafashanya, bikorerana imitwaro kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kubakuza, ribageze kuri rwa rugero rushitse twaganiriye. Ubwo nuvuga ngo irangingo ya 4 ivuga akamaro k'ibyanditswe byera, nuvuga ngo nugukuza wa muntu. Nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu w'Imana akure agere ku rugero rushitse rwo gukora imirimo myiza, niko kamaro cy'ijambo ry'Imana mu bifite akamaro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ryemeza icyaha, ritunganya umuntu, riramwigisha. Noneho na Pawulo akabyibutsa akavuga ngo ndagusize usigaye mu itora ariko kugeza aho nzazira, uje ugira umwete. Icya mbere gusoma, icya kabiri guhugura, icya gatatu kwigisha. Rya jambo ry'Imana wigisha ugahozaho niryo rikuza umuntu akagera kuri rwa rugero rushitse gukora imirimo myiza y'Imana yishimira. Umuntu akagera ku rugero rwiza nyine gukora iyo mirimo Imana yishimira, nirwo rugero rushitse ijambo ry'Imana rishaka kuvuga. Ahangaha rero ku ngingo ya 5 ya bibiliyoloji ibyanditswe byera itubwira imbaraga ziva mu ijambo ry'Imana. Ibice 23 umurongo wa 29 haravuga hati, Yeremiya 23 umurongo wa 29 haravuga hati, kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanje ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Imbaraga z'Imana ziboneka mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana rirakomeye, rifite imbaraga ngo ni nk'inyundo imenagura urutare.
ijambo ry'Imana rirakomeye cyane. Barigereranije n'inyundo, inyundo ishobora kwasa amabuye, inyundo ishobora kwasa urutare, inyundo ishobora kugorora ibyuma, inyundo ishobora gukora ibintu bikomeye. Baba ngo ijambo ry'Imana naryo ni inyundo imena urutare, bisobanura ngo imitima yinangiye. Hari abantu babaye akahebwe, abantu banze ubutumwa bwiza bakinangira, bakanga kwakira Yesu Kristo kandi baramubwirijwe. Abo bantu ijambo ry'Imana ry'ukuri ribagezeho rirashenjagura rikabamena imitima, noneho rigahindura rikamera nka ya nyundo imena urutare. Wa muntu wari warabaye icihebe, wa muntu wari wabaye wananiranye, wa muntu wari warigize ingenge mu bushobozi bw'isi, ijambo ry'Imana rikamugeraho rikamushenjagura rikamuhindukira nk'inyundo imena urutare. Washaka kuvuga abantu binangiye. Ariko muri Petero igice cya mbere umurongo wa 23 turareba imbaraga z'Imana zikomeye. Imbaraga z'Imana muri Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 23 aravuga ngo Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 23 haravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. None haravuga ngo kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabyo buhwanye n'uburabyo bw'ibyatsi, ubwatsi buruma uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Haravuga ngo ntabwo mwabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubesheje no kumva ijambo ry'Imana. None barageranya ngo abantu b'isi bameze nk'ibyatsi, ubwiza bwabo nubwo bwarabagirana umeze nk'uburabyo bw'ibyatsi, ibyatsi biruma uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Izo nizo mbaraga. Ijambo ry'Imana ni inyundo imena urutare, ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Hariya muri Abaheburayo ibice 4, Abaheburayo 4 umurongo wa 12 aratubwira hati kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukabigambirira. Hano ijambo ry'Imana ari nirizima rifite imbaraga nyinshi kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umuntu yibwira akagambirira. Nta caremwe kitagaragara imbere yayo binyuriye mu ijambo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Ijambo ry'Imana rero rimeze nk'inkota y'amugi yombi. Inkota rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose. Ijambo ry'Imana rero niho imbaraga zibonekera. Haravuga ngo rifite imbaraga kuko rimeze nk'inkota, kuko twavuze ngo rimeze nk'inyundo imena urutare, rimeze nk'imbuto itabora. Hano rimeze nk'inkota ityaye. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana rifite imbaraga kuko rimeze nk'inkota ityaye kurusha inkota zose. Mu Gifaransa inkota y'amugi yombi, nuvuga ngo inkota nubwo yasyara ute ntabwo yasyara nk'ijambo ry'Imana. Ku ijambo inkota ntabwo yagera ku bugingo kereka wishe umuntu, kandi wishe umuntu ntabwo wawumukijije. Ariko ijambo inkota ntabwo yagera ku bugingo nk'uko mbivuze, ntabwo yagera ku bugingo ahubwo yakwica umuntu. Ariko ijambo ry'Imana rirapenetra rikinjira rikagera ku bugingo, rikagabanya imisokoro, noneho rikemeza umutima w'umuntu kugira ngo umuntu abashe guhinduka,
ave mu ngeso ze kubw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero rifite imbaraga nk'uko tuvuze ngo nitabaza rimurikira ibirenge byacu tunyuramo, rikaba n'umuco umurikira inzira. Nuvuga ngo rifite imbaraga kuko ari inyundo ibera urutare. Icyo ni icyambere. Rifite imbaraga kuko ritubera imbuto itabora, ryo rizahoraho, ariko ibisi byose bizashira, ibyatsi biruma, uburabyo bugahunguka, bigakurwaho, bigashira, ariko ijambo ry'Imana ryo rizahoraho iteka ryose. Abantu barashira, babaho, bagashira, bagapfa, ariko ijambo ry'Imana ryo rihoraho kandi rigahoraho iteka ryose. Nizo mpamvu imbaraga z'ijambo ry'Imana zagaragaye ahangaha. Ni ibintu bine bikomeye: inyundo imena urutare, imbuto itabora, inkota ityaye kurusha inkota zose. Nuvuga ngo ifite amugi yombi. Nuvuga ngo une épée trancha à double trancha, bisobanura ngo ityaye amugi yombi, kandi noneho rigahinduka itabaza rimurikira ibirenge byacu n'umuco umurikira inzira tunyuramo. Gatandatu, hariya turaganira ku nzira zo guhishurirwa ziva mu byanditswe byera. Inzira zo guhishurirwa zivuga mu byanditswe byera turareba mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 20. Ibyanditswe byera hariya Abaroma 1 ku murongo wa 20, twumva uko hatubwira. Aravuga hati: kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo hatagira icyo kwireguza. Mu byanditswe byera ijambo ry'Imana riravuga ngo guhoraho kw'Imana n'ubushobozi bwayo n'ubumana bwayo bigaragaza ku mugaragaro kandi bikagaragarira mu byo yaremwe. Ni ukuvuga ngo icyambere kiduhesha guhishurirwa ibyanditswe byera, icyambere ni iby'Imana yaremye. Iby'Imana yaremye nibyo bigaragaza ko Imana iriho koko, ko atari ikinyoma. Icyo ni icyambere, kuko hariya muri Zaburi ya 8 umurongo wa 4, Zaburi ya 8 umurongo waho wa 4 haratubwira hati, Zaburi ya 8 umurongo waho wa 4, aravuga hati: iyo nitegereje ijuru umurimo w'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremwe, umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ni iki ko umugenderera, wenze kumugira nk'Imana uburaho hato. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo nitegereje ijuru n'isi ibyo waremwe. Iyo nitegereje ijuru n'isi ibyo waremwe, ni ukuvuga ngo icyambere kitumenyesha, ni ukuvuga ngo ni la nature. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yaremye tubimenyeramo Imana. Noneho twashatse kugeranya ni iki kitumenyesha Imana. Mu byanditswe byera naho hatumenyesha iby'Imana, kuko aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamwemeza. Hariya ni Timoteyo ya 2 bice 3 umurongo wa 16 ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Nuvuga ngo tumenye Imana tunyuriye mu byanditswe byera, tumenye Imana tunyuriye mu byo yaremye, kugira ngo hatagira uwo kwiregura. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo iby'Imana yaremye byose nta wabihakana. Imana igaragarira mu byo yaremye kugira ngo abantu batemera Imana batazabona icyo kwireguza. Abantu batemera Imana batazabona icyo kwireguza. Ikindi kitumenyesha ni umwana wayo, nabyo bikagaragara mu ijambo ryayo nk'uko Abaheburayo hatubwira igice cya mbere. Abaheburayo ni igice cya mbere umurongo wa 1 aravuga ngo kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wo kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi, Yesu Kristo.
ariwe muragwa byose Imana yaremesheje isi. Nuvuga ngo tumenye Imana tunyuriye mu by'Imana yaremye, tumenye Imana tunyuriye mu byanditswe byera, tumenye Imana tunyuriye ku mwana wayo, ko Imana isanzwe ivugana n'abera hagati yayo n'abahanuzi, ariko mu gihe kindi gisohoye Imana ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo kugira ngo tubashe kugera ku rugero rushitse, byose tubikuye mu byanditswe byera. Hariya ikindi gitumenye ijambo ry'Imana ni conscience, umutimanama, nk'uko Abaroma igice cya 2 umurongo wa 15, Abaroma 2:15 aratubwira hati, Abaroma 2:14 abaro dutangirira, abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamya n'imitima ihana ibabwiriza ifatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregura, kandi ni nabyo Imana izatanga umugabo ku munsi izacira abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byayo, kuko ubutumwa bwiza nahawe buri nabwamamaje. Ijambo ry'Imana rimenyesha abantu kwihana, rikamenyesha icyaha kugira ngo umuntu abashe gutungana. Ahangaha rero iyo umuntu yumvisha ijambo ry'Imana riramwemeza, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanje muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Yohana 8 umurongo wa 31 kugeza kwa 32. Yesu abwira abayuda bamwizeye, yarababwiye ati nimuguma mu ijambo ryanje muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Ijambo ry'Imana rero kuko twasomye ku gice cya 4 havuga ngo akamaro. Ibyanditswe byera biremeza, bikigisha umuntu, bikamuhanira gukiranuka, kandi bikamwemeza icyaha kugira ngo umuntu w'Imana kure. Paulo rero avuga ngo kugeza igihe nzazira, uje ugira umwete wo gusoma buri kanya, uhugure buri kanya, wigishe buri kanya kugira ngo uhore mu byanditswe byera. Tito nawe aravuga ngo mwigishe ijambo ry'Imana ry'ukuri rishitse, mureke guhora mutera waraza, mureke guhora mubyina gusa, ahubwo mwigishe ijambo ry'Imana mugeze abantu ku rugero rushitse. Gutera waraza ni kurya umuntu ashobora kubwira umuntu ngo vuga za rero 10. Uko nugutera waraza, ntabwo Imana yahamagariye abantu Aleluya 10, yabahamagariye kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo bagere ku rugero rushitse. Aleluya ni nziza, ariko ntabwo ariyo kwigisha abantu babatijwe bakeneye gukura ngo bagere ku rugero rushitse. Wayibwira abapagani kugira ngo bamenye Imana bahinduke, ariko Haleluya arikwiye kuvuga mu gihe cyo guhimbaza Imana habaye ikintu cyiza, ntabwo ari inyigisho. Ijambo ry'Imana rero, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo naryo ni umutsima utera imbaraga. Dusomye na hariya muri Matayo 4 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo waho wa 4 avuga ngo umwana w'umuntu ntazabeshwaho n'umutsima gusa, ahubwo azatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Reka turebe uko avuga ijambo ry'Imana. Matayo 4 umurongo waho ni wa 4 aravuga ngo, aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ni igihe cyo kwigeragezwa kwa Yesu ajanwe mu butayu n'umwuka wera. Aravuga ngo aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Aravuga ngo ijambo ry'Imana rigira imbaraga, ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, ijambo ry'Imana rirusha imitsima turya gukomera, ijambo ry'Imana rihesha ubugingo, ijambo ry'Imana rirakomeza, ijambo ry'Imana rituma umuntu ahagarara mu
ibyizerwa. Ijambo ry'Imana rituma umuntu amenya ukuri. Ijambo ry'Imana rirakomeye, nizo mpamvu twavuze ngo guhishurirwa kuva mu ijambo ry'Imana, noneho tubimenyera ku by'Imana yaremye, tukabimenyera ku mwuka wera, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma ibice 8 umurongo wa 26 n'uwa 27 avuga ngo erega ariko umwuka wera aradusabira iminiho itavugwa. Aravuga hepfo ngo kuko umwuka wera azi icyo Imana ishaka, niwe uzi ubushake bw'Imana, azi icyo Imana itekereza, adusabira nk'uko Imana ishaka. Ubwo rero mu ijambo ry'Imana twamenya Imana, mu mutima naba twayitekerezaho tunyuriye mu byo yaremye. Noneho rero ijambo ry'Imana rikatubera inyobozi, rikatubera nkomezi, rikadukomeza aho turi hose kugira ngo umuntu w'Imana agaragare ko ashitse. Hariya mu Baheburayo ibice 6, twumva Abaheburayo 6 aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushiraho urufatiro ubwa kabiri, ariko kwihana imirimo ipfuye yo kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatiza no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana rirakuza umuntu w'Imana akagera ku rugero rushitse. Ijambo ry'Imana rirakomeye, nizo mpamvu ushaka kumenya ukuri anyura mu ijambo ry'Imana, ushaka gukomera anyura mu ijambo ry'Imana, ushaka kwemeza abanyabyaha ibyaha byabo anyura mu ijambo ry'Imana. Nizo mpamvu ingingo yaho ya 6 kuri bibiliyoloji, ibyanditswe byera, itubwira guhishurirwa kuva mu ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana ubwaryo rifite imbaraga kandi ryahumetswe n'Imana, ntabwo ryanditswe n'abantu, nk'uko hano muri Petero ya 2 igice cyaho cya mbere umurongo wa 19 haratubwira ngo nyamara rero, Petero ya 2 igice cya mbere 19, dufite ijambo ryahanuwe, iryo jambo ry'Imana rikomeye, rirushaho gukomera, kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandura mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Ijambo ry'Imana rero ni ijambo rikomeye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twahawe ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimwitondera ijambo ry'Imana. Imana yacu dusange muri bibiliyoloji tugeze ku ngingo yaho ya 6, kuko twatangiye ingingo ya mbere twavuze ngo ibyanditswe byera ni iki, dukurikiza ingingo ya 2 ijambo Bibiliya rikomoka kuki, aribyo byanditswe byera. Ingingo ya 3 twavuze mu buryo burambuye amateka y'ibyanditswe byera. Ingingo ya 4 tubonye akamaro k'ibyanditswe byera. Ingingo ya 5 tubonye imbaraga z'ibyanditswe byera aho zikomoka. Ingingo ya 6 tubonye inzira zo guhishurirwa kuva mu byanditswe byera. Nuko ijambo ry'Imana rikomeye, kandi ngo tuzaba tugize neza niryo ryitondera tukaryumva, ngo kuko rimeze nk'inyenyeri yo mu ruturuturu rimurikira ahacuze umwijima, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu ikesha ijoro. Ijambo ry'Imana rero nto ryanditswe n'abantu. Igituma rikomera nuko ryanditswe n'Imana ubwayo. Tugomba rero kwita ku ijambo ry'Imana, tukarisoma buri munsi, tukarisesengura buri munsi,
tukarizirikana buri munsi, ijambo ry'Imana rikadukuza, tukagera kuri rwa rugero twatangiriyeho ngo rushitse, umuntu w'Imana none agakora imirimo myiza itari iyo kugusha abantu, ahubwo ari iyo kunezeza abantu no kunezeza Imana. Imana yacu idufashe kandi dukomeze muri izi ngingo z'ibyanditswe byera. Tugarukiye ku ngingo ya 6, tuzagera ku ngingo ya 12. Ngingo ya 6 iravuga ngo inzira zo guhishurirwa kuva mu byanditswe byera. Murakoze, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amina. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.